mbifurije ibihe byiza kugwiza imigisha no guhama gatunganirwa mu byo mukora byose. Gendi Olivier Iradukunda Ntwari, hano ni kuri Gisagara igendwa cyane mumaze kumenyera inyuzaho ibikorwa bitandukanye by'akarere ka Gisagara. Uyu munsi ikipe ya Gisagara Volleyball Club nkuru yari yasuye ikigo gitunganya amashanyarazi. Ni uruganda ruzwi nka imwe, uruganda ruherereye mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mamba, rutunganya Nyiramugengeri rukayibyazamo amashanyarazi. Iyi kipe igizwe n'abastari bayo bose nka Kavalo, nka Muvara ndetse n'abandi muzi nka Peter ndetse na Ndayisaba n'abandi bakomeye mugiye muzi, bari basuye uru ruganda bigishwa berekwa byinshi bikorerwa muri uru ruganda ndetse n'ibyumba bitandukanye bigize uru ruganda. Ni ikipe wabonaga ko yishimye kubona umukinnyi nka Kavaro umenyereye mu biro bitandukanye uyu munsi yambaye nk'umwenjeniyeri arimo yiga ese uruganda rutunganya Nyiramugengeri rukora rute. Ni uruganda rutangaje rufite ibyumba bikomeye kandi ubona koko rwubakanye ubwenge. Ni ahantu hatandukanye wasura ndetse sinabura kwita nk'ahantu nyaburanga hari muri iki gihugu, hari mu karere kacu ka Gisagara. Ni uruganda ruvana Nyiramugengeri mu gishanga cy'Akanyaru rukayitunganya ikabyazwamo umuriro ugahabwa igihugu cyose. Ni uruganda rushobora gutunganya umuriro ungana na kilowate 70, kandi birazwi ko mu Rwanda ku munsi hakoreshwa kilowate 180. Uru ruganda rwunganiwe n'izindi, birumvikana ko mu gihe gitoya u Rwanda ruza kuba rucana umuriro ukomeye uva kuri Nyiramugengeri. Bivuga ko rero uru ruganda nta byinshi naruvugaho kuko abenjeniyeri bagiye badusobanurira batwereka imikorere yarwo. Ikipe nayo wabonaga ko bafite akanyamuneza, abakinnyi bagiye banabigaragaza nk'uko muza kubibona mu mafoto. Biraza kukwereka ishusho ikipe igiye gutangira na shampiyona. Ntago bari bonyine abakinnyi, twari duherekejwe na coach w'ikipe ya Gisagara turi kumwe ndetse na vice president wa kabiri w'ikipe ya Gisagara ndetse n'uhagarariye siporo mu karere kose, sport scolaire muzi nka Norbert, na vice president Padiri uyobora ikigo cya Philippe Neri. Duhaguruka abakinnyi wabonaga bafite amatsiko yo kuza kuhagera. Tuhageze nabwo wabonaga ko amatsiko akiri yose, buri wese ashaka kumenya iki cyuma gikora gite, ikindi gikora gite, ariko abenjeniyeri baho batumaza amatsiko batwereka buri kimwe, batubwira ndetse n'ibyifuzwa n'ikigamijwe kugira ngo u Rwanda ruzajye rukomeza kuba mu rumuri rw'isi, kandi n'ibikorwa bitandukanye bikenera amashanyarazi bigumye kugerwaho, iterambere ry'igihugu rigumye kugerwaho. Birazwi ko Gisagara dufite intego kwitwa ngo turi urugero rw'ibishoboka. N'ibi rero bizashoboka kuko imbaraga zitandukanye zigenda zishyirwamo kugira ngo iterambere rihagere. Ndabifuriza gukomeza kudukurikira. Ntago byarangiriye aho dusura uruganda, ahubwo hakurikiyeho igikorwa cyo gukina umukino hagati y'ikipe ya Gisagara Volleyball Club ndetse n'ikipe y'uruganda. Ikipe y'uruganda wabonaga ko nayo ishoboka kuba yabavamo abakinnyi bakomeye nk'uko muza kubyibonera ku mashusho. Abakinnyi bakubita ibiro ukabona naho bitandukaniye wenda n'ibyo ababigize umwuga, ariko ababigize umwuga kuko ariko kazi kabo. Ntago wakubita ikiro kingana n'icya Kavaro wirirwa ufunga isupani we yirirwa akora umwitozo. Ndakomeza mbibakurikiranira, nawe mwabibonye n'ahandi hashoboka tuzajya tugenda tuhagera, maze dukomeze kugaragaza ko Gisagara igendwa n'icyatumye igendwa nacyo tukibereka. Speak in Rwanda language. Okay. Muvuye kuri site mwahageze mwatangiye rwose turahavuye muri hano tugeze hano. Ahangaha tugira, urabona cya cyari hari imodoka hano Nyiramugengeri muri stock, ira stock na hanga hari akamodoka ubwo ibintu bigomba kuzirecha muri iki hanga kagera hanga igeze hanga ubwo bigeze muri boye tugiye kwica ipeti kidufasha tuba dufite n'amazi mu bice bibiri, igice cy'amazi n'igice
cya Nyiramugengeri. Noneho ubwo amazi araza tukayacanira tukacana dukoresha Nyiramugengeri. Nkuko wafata isafuriya isanzwe ukayicana, noneho wa mwuka uvuyemo niwo tuba dukeneye, ariyo bita steam. Iyo steam niyo twohereza kuri turbine. Igeze kuri turbine ikikora no kuyikaraga, yikaraze nicyo tuba dushaka. Ubundi dukeneye ko iyo turbine rotoro yayo yikaraga, nicyo dukeneye. Iyo yikaraza umuriro nibwo utangiye kuva. Noneho ubwo turbine ni iyo yikaraga, noneho imaze kwikaraga ubwo tujya that's turbine. Ya steamishe ikaragira turbine. Ira turbine niyo iba igiye kuduha umuriro. Ira turbine ikaraga urabona ni ikimenyetso cya generator, ikaragira generator. Ira generator twohereza umuriro kuri grid. Nabyo ngibyo mu magambo make. Hano mwicaye mugomba kuhakora amasaha angahe? 28 tuba turi ahangaha, ariko turasimburana. Timu n'amasaha 12. Ntabwo muvamo, Ntabwo tuvamo, tuve mu ruganda rwa ruvuye. Tuba tugomba guhora turureba. wamureba iki afite umuriro ugabanuka ko wiyongera kubura bigenda bite? Ubwo no kuvuga ngo tuba tuvugana n'igikondo kuko aribo bafotora umuriro w'igihugu wose. Iyo tuvuga ngo tuzamure megawate, tuba tugomba kuzamura megawate. This is what we are producing now. Tuba tugomba hari handitse 18. Duhita twandikamo izo batubwiye bitewe n'umuriro bakeneye. Ese mwebwe mufite ubushobozi ibintu byose? Byose Kubwira uwo mudafite ubushobozi kangahe? dufite ubushobozi bwo gutanga megawate 35 kuri unité imwe. Dufite unité ebyiri 55 megawate that's capacity. Ubwo zose hamwe n'imirongo amanota abiri ya kipe ya Gisagara ku busa bw'ikipe ya Nyiramugengeri. Reka njye mvuga Nyiramugengeri nibyo byumvikana. Ikipe ya Nyiramugengeri ibona inota ahangaha, abafana bazamukira mu bicu cyane.
mwabibonye ni kuri Gisagara igendwa, kandi murabona ko twatembereye mu kigo gitunganya Nyiramugengeri. Imbere yanjye rero sinyagenda navugishije abantu batubwira uko bimeze, uko bamerewe. Bakwita nde? Jean Pierre, amakuru se? Uri umufana, uri umukinnyi, uri umukoci? Ngendi coach. Uri koci w'ikipe yawe? Uri kubona se iri butware iri rushanwa cyangwa uyu mukino? Urabona match ntirarangira, ariko urebye resultat urabona ko tumeze neza, set imwe kuri imwe, urumva ko ntako tutagize. Hano mu kigo rero ndabona mugira ambiance, ese mugira n'iyindi mikino? Tugira imikino nka basketball, football nayo irahari, ikipe yacu iri gukina mu murenge, n'utundi dukino dutoya two mu Kongo. Ese iriya seti ntimwaba mwayibonye kuko mwarokirisa umukinnyi cyangwa mwari mwishoboye ahubwo yaje abunganira? Hano iyi match nta mikari turi gukina, ntabwo turi mu higanwa, kandi twebwe nk'uko mubibona ntabwo yari wo mwuga wacu. Twebwe umwuga wacu nk'uko twagize twawuberetse, mwaje kudusura, twabatembereje hariya, natwe tuberetse iwacu, namwe mutweretse iwacu. Wabyakiriye gute kwakira Gisagara Volleyball Club? Byatunejeje cyane nk'ikipe izwi mu gihugu, ubwo ijya ihagararira igihugu. Ikipe byatunejeje nkatwe nk'abantu bo ku Gisagara dusanzwe dukina no mukina ari ukwishimisha. None twakinnye n'ikipe ya mbere mu gihugu, urumva rero biratunejeje cyane kandi birashimishije. Mu bigaragara rero natwe twishimiye kubasura, twishimiye kubana namwe muri uyu mukino. Icyifuzo cyawe cyo wabwira nka ekipe n'icyo uyifuriza wakigeza abadukurikira? Ikipe yacu ubundi dusanzwe tuyifite idasanzwe igira ibintu bya kompetisiyo, tuyifite ariyo kunezeza, ariyo kunezeza, kwifashisha mu gihe turuhutse tuvuye mu mirimo. Namwe mwabonye imirimo hariya hepfo, mwayibonye mu ruganda. None ubu habayeho ko kwipima, twabahamagaye mu mukino wa gicuti wo kwipima. Ubu turizera noneho duhaye intera yo kureba uko ikipe ihagaze n'urwego turiho. Urakoze cyane. Nk'uko bigaragara match irangiye ari amaseti 3-1, amaseti 2-1. Ubwo ni seti imwe ya Yumini n'iseti ya Gisagara. Tubereka uko byarangiye 25-22, 25 no kuri 18, 25 kuri 18.